enzi ngenda ceceka ndavuga nuko biri kose ngende muzima. Haraba bambaye uruntu rumeze nkwa umuntu burya uri fractured ntabwo ajya nywa inzoga. Uriya ngo unywa inzoga ngo ikinya ntabwo kigufata. Ukinya ntikigufata nshobora kugenda bakambaga bansangamo kuko yari izi ko bizaba izi nuko bizarangira, ariko amasengesho nicyo cyambere. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri murabiranye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Reka nkusuhuze nanone kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira Manzi na Innocent TV, nawe utari wakora subscribe ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana gatano ko kandi. Rero nyuma yo guhura n'ibibazo, uyu ni umunsi ugira kabiri tuganiriye cyangwa se tugiye kuba twaganira kugira ngo murebe n'ubuzima nibereyemo mbayemo. Mikoro nayifata nene arya babigenza barya no kutambura babyanze, no kugendera mu mbago babyanze. Yana nkoro de siporo gake 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 sha agaswingi ntago biba byoroshye, ariko uko biri kose nyine ubwo bire nyine niwe watumye bigenda gutya, nta kundi ngomba nyine kububamo kugeza igihe wenda ibintu bitunganiye cyangwa se ibintu bigiriye mu mwanya, kubera ko ibi bintu ndetse ko bitagira ba nyirabyo, ndetse ko bitagira ba nyirabyo, ntago bino bintu burya ntago ibintu nk'ibi ngibi by'impanuka nk'izi bigira ba nyirabyo. Ni ibintu bitewe n'isi twibereyemo, ko isi idasakaye buri wese yanyagirwa. Ni ibintu buri wese byamugeraho pe, ibintu buri wese byamugeraho. Ntago biba bivuze ngo umuntu yitwaye nabi nangwa se ngo umuntu hari ukundi kuntu yitwaye ku buryo ibintu bimubaho. Oya, ntago umuntu uhuye n'iki kibazo wamutererana nangwa ngo umukamire mu kitoze, kubera ko hari n'igihe waba uri mu rugo ukajya kubona ukabona urumodoka ruraje rurakubise rurahuranyije rusenya inzira kugwiriye, ugize amahirwe urarokotse, ibi bintu bikubayeho. Nkanjye rero baryamye mu bitaro ho nk'iminsi igera muri 3-4, nabonye abandi bantu bandenze ngenda ceceka ndavuga nuko biri kose ngende muzima. Haraba bambaye uruntu rumeze nk'urusengeri rupima toni mu gatuza, haraba bambaye urundi hano mu ijosi, haraba bafite akaguru bamanitse hejuru, harababa umugongo bambayemo ikintu ye baba we no kwegama bidashoboka. Haraba baca amaguru buri munsi, haraba ye baba we. Mu by'ukuri narabirebye ndavuga nti mu byukuri uko biri ngende muzima uretse ko nyine
n'umusonga wundi utakubuza gusinzira, ntabwo wabura gusinzira ngo nuko mfite kino kibazo, ariko nk'umuntu nyine nawe ufite umutima wasinzira unabajije uti ese amakuru ya kwa kuguru bimeze bite. Rero binyibukije mu minsi hashize igihe kinini, umunsi narindwa, niba ari uku kuguru niba ari ukukundi, umunsi narindwa ikintu cy'igisebe, ariko byo cyangwa byari satana. Kera tugenda barampfuka, ariko ho byari ibipfuko. Uzi ko nahuye n'ibibazo kuva na kera. Hari nyuma y'ibyo ngibyo nigeze kugwa na moto, noneho yo ivi bari ryo rizaho igisebe ryo bararipfuka. None ubu kabaye amagufwa yavunaguritse. Amagufwa yavunaguritse, bonyere banyuzaho ako gafoto mo hagati hano ukarebe uburyo ki amagufwa ameze, uburyo byari bimeze. Gusa ntabwo ibyumweru bibiri bamaye birashira ngo mbe najyayo babihindure barebe. Ariko niba ukigira umutima, niba dufite ku mutima, ewana wakavuze uti akira wenda, dore ko ndi n'umukristo sinywa inzoga, ariko nubwo nanazinywa, umuntu burya uri fractured ntabwo ajya anywa inzoga. Uriya ngo unywa inzoga ngo ikinya ntabwo kigufata, ukinya ntikigufata. Nshobora kugenda bakambaga bansangamo byeri, ikinya ntikimfate bakambaga numva. Rero icyo mbivugiye ko ntanywa izo nzoga ni agasukari. Njye ndi kwisabira agasukari. Burya iyo umaze igihe uryamye mu buriri udakora, haba hari ibintu byinshi, ubazwa inzu, amazi, ibiryo, amashuri, ibintu byinshi, ubazwa ibintu byinshi kandi biri ku mutwe wawe. Mu by'ukuri utabona uburyo ujya guhigahiga ngo ube ibyo wabibona. So ugasanga rero ewana ubuzima bugusubiranye down. Rero nicyo uhita urebera abantu. Burya umuntu umubona mu byago, inshuti uyibona mu byago. Ntago nzagira inshuti mu byiza gusa, nimba ntahuye n'ibyago mfitemo ku mugani ngo tube twahura, noneho tubone uburyo dusangira, tugendana ari uko mfitemo. Nahuye n'ibyago ngo ntube wantabara. Kano kanya rero nimero iriho ya yindi 079 24 87 256. Kuri mobile money irakora, kuri WhatsApp iriho anyandikira, ku bari hanze Western Union akubwira amazina ubundi ukabikurikirana, ibintu bikagenda neza. Naga burya sinangombwa ngo arabantu bajya gufasha umuntu barangiza bakavuga bati ngo ariko ngo uzabivuge ngo ko nagufashije wenda niyo hiti nyibone. Ni ngombwa ko umuntu wagufasha wamuvuga, wamuririmba. Uya gufasha ni ku mutima, bikurimo urabikora. Ndarushye mwa bitakurimo nyine ubwo ntubikora, kwegura akaguruka. Igisima gifite ibiro bigera kuri 5. Bazi ibiro 5 ku kuguru, ugaterura urutya n'imisonga n'amagufwa yaracitse,
bawumva ari danje. Gusa ariko nyine ewana nta kundi bibaho. Amasengesho nicyo kintu nkeneye cyane kugira ngo burya baravuga ngo ururimi rurarema. Nunyaturiraho gukira nzakira, nunyaturiraho kuguma muri ibi ngibi gusa sinzapfa, ntabwo indwara ndwaye yanyica. Ariko ewana nyaturiyeho ko bigumamo nyine niko byagenda. Ururimi rurarema ariko nanone ntabwo uri Imana ku buryo wabinyaturiraho bigakomeza, kuko yari izi ko bizaba, izi nuko bizarangira. Ariko amasengesho nicyo cya mbere. Andikira kuri iyo namba naguhaye, umpa amasengesho, umpa inama, so ibintu bigende neza. Hanyuma wandike no muri comment rwose utugire inama ibintu bikomeze bigende neza. N'ubufasha burakenewe kuko navuze n'ibibazo biba bihari biba bitoroshye. Rero ubushize amagarare hano ndi ari furati mukobo gutya. Ubushize ku kiganiro cyabanje ikibazo cyanjye narakivuze. Nsaba ko umuyobozi wacu wa Rwanda Investigation Bureau Murangira Bitsiyeri yamfasha akankurikiranira kino kintu. Gusa nyine ntago byarangiriye aho. Narahamagawe burya izi nzego ni nziza cyane, iki gihugu cyacu ni cyiza. Narahamagawe kugira ngo mbashe kuba nasobanura buri kimwe uko bimeze, mbura uko ngerayo. Hano hantu ntuye ni kure naho nahamagariwe, nabuze transport y'uburyo nagerayo. Ntago wava hano genda usodoka gutya ibintu bikirimo umusonga ngo ube wagera kuri biro aho nahamagariwe. Saba kugira ngo nyine namwe mwabyumvishe, abagasukari yaba transport yaba no mu buzima busanzwe mwabyumvishe ko mukwiye kugira icyo mukora ibintu bikagenda neza. Ibintu bikagenda neza da. Ndabisabiye rwose, kandi Imana yo mu ijuru ibamera umugisha. Hanyuma rero nsoza ikiganiro ndabasabye kugira ngo mubane nanjye muri byose, ntimuntererane. Njya nsoza mbasaba subscribe, ariko ngiye gusoza mbasaba ubufasha mubashe kubana nanjye muri byose, yaba amasengesho, yaba ubufasha bundi bwa financial, yaba nibyo ngenda mbabwira. Kandi tujye tuganira, munyandikire kuri nimero 079248 87255, ndanayishyiraho muri description, munyandikireho hanyuma tuganire ku icyo kintu, ibintu bigende neza. Rero ndumva ntavuga ibintu byinshi kuri ibyo, ndasoje. Imana ibahe umugisha. Ni Manzi Saduni.